Well, hello, good morning, ku bandi good afternoon, ku bandi bose bitewe n'ahantu uri ubwo ngubwo ni hamwe muri ibyo ngibyo. Ishobora kuba ari good night, ishobora kuba ari good morning, ishobora kuba ari good evening, whatever, ni amasaha atandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho, gusa ahantu uherereye ari hose nizere ko umeze neza. Niba utameze neza nabwo byihanganire, ntabwo ari ibintu bizahoraho cyangwa se nta kintu wabihinduraho, nyine ni gutyo tu. Niba bimeze neza kadusabe ko byakomeza gutyo, niba bimeze nabi kadusabe ko bihinduka. Muri ibyo rero biri buhinduke, ndashaka ko hanahinduka byinshi, wenda binabaye byiza bihinduke, cyangwa se nibitashaka guhinduka wowe ugumane ibyo uko ubyumva ubishaka, byigumire gutyo nyine. Hari ibintu abantu bafata umwanya, ndabaha urugero kuri jyenyine, nubwo ndi ujye kure kubera ko nagushaka kuvuga ikintu cyabaye ku wundi muntu, uyu uko byamubayeho, that's up to him, niwe bireba. Mu by'ukuri hari abantu bajya bafata umuntu cyangwa se abandi bakabafata bakabaha imaji bo bumva bashaka kubera ko ari gutyo bumva babishaka. Ye kubabwira jewe nivugira kuri music yonyine, nta nubwo uzigera wumva ngo ndi kubwira ngo sinzi ngo Iran, Israel, America, no, nta kintu mbiziho. N'ubundi mbona biriya ari ibintu kuri jyewe mfata ko intambara ari ibintu by'abantu bakuru bafite ibyo bapfa, boherezayo abana badafite ikintu bapfa. Ni gutyo jyewe mbyumva, ni nako mbitekereza, niko mbizi. Ababizi ukundi, it's up to them, ibyo ngibyo nta problem, buri wese ndatekereza yemerewe gutekereza. So nubwo wabigenza gute, ndatekereza ko kunkuramo ibitekerezo byanjye ari ikintu cya mbere washobora gutekerezaho, ukazarinda utekereza kubitekerezaho fresh bikanakunanira ukabirekera gutyo. Kanigire muri music yanjye, muri iyo music mpura n'abantu benshi, cyangwa se nahuye n'abantu benshi, bamwe muri bo bakananirwa kuvuga ibyo bo bumva ko ari byo bemera, ariko kubera ko batabizi, batashobora gusobanura ibyo bemera, bo bagafata umwanya gusa wo gupinga cyangwa se guharabika gusa, no kumva ngo ibyo bari buvuge nibyo, ngo kubera ko ari igihiriri cy'abantu. Well, ibyo ntabwo mbyanze. N'ubundi barabikubwira mu Cyongereza, barakubwira ngo don't underestimate the power of stupid people in large groups. Barabikubwira ibyo ngibyo gutyo nyine, don't underestimate the power of stupid people in large groups. Yeah, don't do that. Ntabwo ari ibyo byonyine, baranabikubwira, abandi barabikubwira. Ndi actually byavuzwe n'uwitwa Isaac Asimov, barakubwira ngo when stupidity is considered patriotism, it is unsafe to be intelligent. Nagusubiriremo, when stupidity is considered patriotism, it is unsafe to be intelligent. Ntabwo nirwa mbisobanura, abyumvise batabyumvise, well, nanjye sinzi uburyo nabibasobanurira. Ngiye nabyo ni ibintu umuntu ahura nabyo, ngo se kurimo kubwira abanyarwanda ukababwira mu Cyongereza cyangwa ukababwira mu rundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Well, mu Rwanda twemerewe indimi enye: Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili. Wemerewe kuba uzizi izo ngizo, niba utazizi it's up to you, niwe bireba, ntabwo bireba kuba utabizi, ntabwo bisobanura ibindi. So bizorohera umuntu azakoresha ibyo ngibyo muri izo ndimi enye, aho wajya no muri biro ukavuga rumwe muri rwo cyangwa se zose, ntabwo byakubuza kuba, cyangwa se kuba utazi rumwe muri zo, ntabwo bikubuza kuba umunyarwanda mu gihe uriwe. Yeah. So ari utuntu nk'uko nabibabwiye, ushobora gusanga umuntu azi buri kimwe cyose. J. Adams nta na kimwe nzi kurusha ibindi cyane, actually nzi utuntu dukeya, natwo ni mu kantu gatoya cyane. Sinabwo n'utuntu ushobora kuvuga ngo wenda ngo ndagerageza. Bigerageza igihe kitari gitoya, bivuze ko hari utuntu dukeya ngenda niyunguraho hafi buri munsi, akantu gato kamwe kiyongeraho ku kandi, gutyo pole pole. So ntabwo ngiye kubabwira amateka yanjye, abatayazi bazira kutayamenya, kandi si na ngombwa ko umuntu ayamenya. Kuba utayazi ahubwo nibyo byiza, kugira ngo ukomeze ukore ibintu byawe mature, ubyitirira ko turi abantu bangana, ntabwo tungana, buri wese angana n'undi, cyangwa se afite ubungana nawe mu bundi buryo, ashobora kuba atazanamumenya, kubera ko na gakuru wawe nubwo mwa muri impanga, umwe aba ari gakuru undi aba ari gatoya, ntabwo muba mungana n'ubundi. So by'umwihariko ku bantu bitwa abafana, mbibutse ko harimo abafana mu ngeri zose. Ngenda ajya muri music by'umwihariko ku
cause niho hantu hari inkunda rubyino. Nawe ubwawe urabizi ko ushobora kuba uri inkunda rubyino ya nyayo. Ibintu byose baguhereje ufatira aho ngaho nk'intama nk'ihene gusa, ugenda ngo ni byiza ni byiza. Umuntu yakubwira ko atari byiza ngo urapinga. Sawa, wowe udapinga ko buri gihe mpora mbibabaza, aha ngaho mwita abahanzi mubamariye iki? Ubamariye iki usibye gusakuza gusa no kujya hariya ngo Adams yavuze ubamariye iki? Je rero mbibabwira, ndabirambiwe abantu baza kumbwira ngo ariko Adams urapinga. Ni nkaho wowe nta ekipe ufana ariko ukaba wumva ngo ni wowe uzi gutoza kurusha ekipe, ngo twebwe Manchester United, ngo twebwe uriya mutoza tuzamwirukana. Wowe nandi uvuye muri Gobyori iyo ngiyo mu byaro uje Kigali ngo ugiye kwirukana umutoza wa Arsenal, ugiye kwirukana umutoza wa Chelsea, ugiye kwirukana umutoza wa whatever izo ekipe zose? Ni wowe ngo sinzi ngo ni wowe uzi ngo ekipe y'igihugu ngo bahamagaye kanaka kuki batamuhamagaye ngo uriya mutoza bazamwirukane? Wowe nkande, like who? Wowe nkande hakuri aho ngaho gusa. Ibyo ngibyo ntabwo byita gupinga ibitekerezo by'undi muntu. Wowe uzi gutoranya ekipe, uzi gutora, wowe uzi gutoza, wowe uri aho ngaho gusa, nta n'ikintu bimariye. Uri aho ngaho gusa ngo sinzi ngo uriya mutoza bamwirukane. Ni wowe uzi buri kimwe cyose. Ngo urabona intambara yo muri Iraq, intambara yo muri Israel, intambara yo muri Amerika, urabona abantu bariya abantu bapfa ibi n'ibi. Okay, haje moto, ngo ziriya moto mana nimbi nibiki, nta kintu biziyo, nta na permis na provisoire yarakunaniye. Uri aho ngaho gusa ngo ziriya moto, urabona ngo ziriya ibiki byose, ufite commentaire kuri ibyo ngibyo. Hazamo ubuvuzi, ngo yewana urabona covid ni indwara bakoze gutya na gutya, bayigira gutya na gutya kugira ngo bigende gutya, nabyo urabizi byose. Ni okay, imodoka ziraje, ngo urabona ziriya ni hybrid, urabona bazikora gutya, you know everything. Ngose muri byose ubuzi iki? Tari ukubesha. Kandi umuntu yakubwira ibyo utazi, cyane cyane ko mwumva ngo ibyo utazi nago bibaho. Ndi umuntu naka ibyo yakawenda mbanze mbareke n'undi n'ibyo ngibyo nyine. Umuntu avuye iyo ngiyo ababwiye ibintu ukuntu bimeze, ukuntu we yabyumva. Wowe ugafata umwanya ngo urapinga nonsense. Ababwiye ari ibintu, niba ufite imyaka 25 kumanura aho ngaho, ntuzasimbukire mu bintu by'abantu bafite imyaka 30 ugiye kubimenya ibyo ngibyo. Aho ngo wegera mama wawe, ukegera so, enda ukamubaza, cyangwa ukegera bakuru bawe ukababaza ngo bimeze bite. Because ku muntu ufite imyaka 20, impamvu uvuze umuntu ufite imyaka 25 hano mu Rwanda, hano uwo muntu afite ababyeyi be hano mu Rwanda tu, cyangwa bagiye ahandi ariko barahari. Ushobora kumbwira turabiza amateka ya genocide yakorewe Abatutsi 94, ariko ku myaka 25 wavutse muri 2000 cyangwa 2001 aho ngaho, urumva? So nagushobora kumbwira ko udafite umuntu mukuru wabaza. Wenda abantu bafite 40 iyo ngiyo byo birumvikana, cyangwa 32 aho ngaho byo byakumvikana. Umbwiye ngo nta muntu ufite wo kubaza, ariko Google zirahari, internet irahari, hari n'abandi bakuru bahari. Wenda tureke niba utizera abandi bo ku ruhande ukaba utizera abiwanyu, kuri wewe ufite imyaka 33 kuzamura iyo ngiyo wenda byo birumvikana. Ariko kuri wewe w'umugenzi, wowe ujya ngaho ukajya usakuza gusa ngo Adams yavuze, ngo Adams yakoze ibi ngibi, wajya ukabaza mama wawe cyangwa ukabaza so, niba ari bo bantu bizera. Go ask them. Ku bandi niba utashobora kuba wari uhari muri ibyo bihe, urituriza ukarekera abandi bari bahari bakagusobanurira ukuntu ibintu byari bimeze. You see like that. Kandi wibaze umugenzi, urumva uzi ibintu kimwe cyose. So ikintu kizatuma ugira imyaka 50 usa neza n'iki? Ko tayari watangiye guhomba, n'ufite 25 23 urangaho sa n'igisaza ku myaka 23 ariko ngo uzi buri kimwe cyose. Ige turahari. Reba abakuru bawe, urebe impamvu bameze basa neza, wowe uri aho ngaho warangiritse. Kubera ko ibihe byangiye byahindutse, mwangizwa na internet. Ari ibintu umuntu atagomba kwirirwamo. So ibyo ngiye reka tubireke, je kubasani bawo bahasha abo ngabo zo za Sagihobe, kabari tuanza kudilenga nazo.
uri aho ngaho wagiye mu bintu kubera ko gusa bakubwiye ngo ibyo bintu cyangwa se wabonye abandi babijyamo nawe wirukiramo aho ngaho, ntabwo wagiye kuba umusitari, wagiye kuba ngo ugiye kwiyitirira ubuhanzi. Of course hari abahanzi, hari n'abahashi. Abahashi muzahoraho, bazanahoraho. Jay Adams azabibabwira ngo uriya ni umuhashi, hanyuma n'abarangira ahantu ushobora kujya kurega niba wumva ko ibyo ndi kukubwira atari byo. Abahanzi nabo barahari. Sasa namwe rero ngo nawe uri umufana, nawe urabizi ko ushobora kuba uri nkunda rubyino yibereye aho ngaho, gusa ni ukwiruka n'ibyiruka, kuguruka n'ibiguruka, ngo kubera ko byagurutse nawe ukumva nawe igihe kirageze cyawe cyo kuguruka. Icyo nashaka kubiyama rero, ushaka mubikoresha ibyo mushaka, you think I care that? Aho bahereye basakuza umuntu ufata umwanya ngo Adams arapinga. Mujye mufata n'umwanya muvuge ngo Adams arapinga, ariko apinga iki n'iki. Yapinze runaka. Niba nta kintu ubizi ubanza ushakeho amakuru kuri icyo kintu, aho gusimbukira gusa ngo ariko Adams arapinga. Ubundi se ko mpinga napinze nde, napinze iki? Uwo napinze we wigeze wumva ajya kubivuga ahandi hantu ngo napinze? Ntabwo uri umusirikare wo mu kirere iyo ngiyo gusa, wowe byawe ni ugusakuza n'induru gusa. Ugiye kunsakuriza, ugiye gusakuriza abandi ngo wakunze ntako utagize. No gukunda no guharara. What are you telling me? Ntabwo ndi bufate umwanya munini ahantu hatangira ngo ariko Adams ndakuzi, nkuzi hese, ngo iyo wana nkuzi kuri saga runaka yabereye kuri radio runaka. Man, Adams guryarya mwashatse ahandi hantu mujya mu bujyana, muzajya mu bujyana. Ntabwo ndi umuntu wa gutyo kubwirwa ngo ngo Adams ndagukunda, man ndagufana. So abandi mufana se mwabamariye kubyo nanjye wanshyira mu bantu ngaho ngo uragiye ugiye kumfana? Don't. Niba nta mpamvu ihari ibyihorere. Ngo ariko Adams urabona ngo sinzi ngo Adams uriyemera, fine, okay. Niba wowe ibyo ukora ari ugupinga, noneho jyewe imbeho nta muntu unyemera, nanjye binanire kwiyemera ubwanjye. Niba ari icyo nzi ubwo nyine ndakisha. So niba naragize amahirwe yo kugira utuntu umenya, nkabashaka kutugusangiza, wowe ibyawe ari aho ngaho kumva gusa ngo ibyo uzi birahagije, cyangwa se ibyo utazi ntabwo bibaho, ushaka ngo ukorere iki? So uwo muntu uwo ari wese wumva ko icyo ashinzwe ari ugupinga gusa ngo Adams arapinga, Adams arapinga, go tell your mom. Genda ubibaze mama wawe niba ibyo Adams avuga ari ukubeshya. Genda ubaze papa wawe ngo ariko ibyo Adams avuga ni ukubeshya, wenda aho ngaho nibo wizera. Nabakubwiye abarenze kuri aho ngaho, kuri ibyo ngibyo bamwe muri bo turaziranye, cyangwa abandi muri bo ni bakuru cyane. You see? So muri make reka buri muntu wese afata umwanya we, biroroshye cyane ibintu nibi. Ndakubwira ibyanjye, ndaguha igihamya nguhe n'imibare. Nutabyemera umbwira ibyawe ukoresheje imibare n'ibimenyetso byose ibyo ngibyo, genda byemera. Niba udashaka kwemera ibyanjye, nkaba nanjye ntashaka kwemera ibyawe, ikintu ni cya gatatu, ni gumana ibyawe, nanjye ngumane ibyanjye, ariko tubigumane ugume mu mahoro, nanjye ngume mu mahoro. Nabyo ngibyo bindi byo kujya gusakuza, kujujurira hirya iyo ngiyo, ntabwo ushobora kuza imbere yanjye uze kumbwira ngo ibyo uvuga ntabwo ari byo, kujya gusakuriza hirya iyo ngiyo gusa. Jyewe ibyo mvuga ko mbivugira mu bantu imbere. Actually ndibo kwibwira abantu benshi, na nubwo ari umuntu umwe, ntabwo ari abantu babiri. Niba wifashisha iryo utangazamakuru ngo ugiye kuvuga ibintu byinshi, ngiye kuguha imibare. Noneho hari amaradiyo arenga 35 hano mu Rwanda, hano yose afite abanyamakuru bakora kuri izo media n'ibiki bakora muri izo entertainment, bamwe babyita showbiz. Hari amateleviziyo arenga kuri 15 yose nayo akora ibyo ngibyo ngo ni entertainment. Harahari nayo. Noneho nta nubwo ari byo byonyine, hari ama social media menshi. Dufate TikTok, tujye kuri YouTube, dufate Instagram, hose aho ngaho hari abantu benshi. So
nta soni nta n'ikimwaro bibatera ngo mufate umwanya wenda nibura mutari na swingi, ufate umwanya wiseke gusa uvuge ngo ariko aho twahereye Adams asenya umuziki, mwebwe mububaka muri abantu magana angahe, umuntu umwe wenyine abahagama gute? Ngeraho izo mburamukoro zose ziba ziri aho ngaho zisakuza ngo nawe z'abahanzi abahashi gusa bibereye aho ngaho. Adams warangiza ngo ariko Adams arapinga ngo Adams ntabwo yemera abahanzi nyarwanda. Adams ntabwo yemera abahanzi nyarwanda mu buhe buryo se? Ninde wababwiye ko mu Rwanda n'abahanzi bari? Fata ku bakera, fata no kuri abo ngabo batoya. Ushaka ko nguha ingero z'abatoya zirari, barari benshi. Urashaka nkubwiye ngo Mike Kayihura arabizi, ubwo ngo urashaka guhakana ushingiye ku ki? Nkubwiye Ellen Sano arabizi, nkubwiye Victor Rukotana, nkubwiye Ruti Joel, nkubwiye Anje Mutoni, nkubwiye Rita Kagaju, nkubwiye Bukuru. Ubwo ngo ndimo kuvuga Abagande, ndimo kuvuga Abarundi, ndimo kuvuga Abakongomani. Abo ni ingero ni bakeya mu bandi. Cyangwa urashaka gusa ngo mvuge babandi birirwa iyo ngiyo gusa bavuza induru batubesha ngo sinzi ngo urabona ngo twebwe ngo dukora ibitaramo bikaze na mnagana. Nanirwa kuzuza areno kanarwa kuzuza udusare dutoya no muri Kigali ukambwira ngo wagiye gukorera ibitaramo bya Iburayi. Nose biziriya nyira mu bandi tuba twumva muri izo sare abarimo abantu bangahe? Cyangwa mutekereza ko kuba nagari ibyo si uko abahanzi bo bashobora kuba bahari, ariko kuba wowe wemera umuntu undi atamwemera. Wari wumva hari umwe muri bo ufata umwanya ngo ariko Adams buri yongiyo no gusura no kugura indirimbo no gusura no kujya mu gitaramo na idea ufite ushobora kongera ku muntu ari kuri iyo ngingo Adams arapinga. Stupid. Anisoni gunguri iyo ngiyo gusa. Kandi ubwo navuga ngo stupid uruva bikubabaje cyane, stupid cyane ahubwo. Ongeraho ngaho nkongeraho n'andi magambo muron imbesire. Ngaho impamvu niwo kubabwira ibi ngibi cyane bo kubwira ibi ngibi wowe nuko bizi kuri kimwe muri ibyo ngibyo, ariko nagushaka kubyemera gusa. Wenda nanjye ndibyo, it's all good, it's okay, I'm okay with that. But again, fata umwanya wawe umuntu umwubahire ibye, undi umwubahire ibye. Niba udashoboye gutanga comment ku kintu runaka, ceceka. Harafata umwanya ngo ariko Adams ari negative. Adams ari negative. Positive wowe warayinyeretse ngo yingiri iriya niyo positive. Cya positive ni ukwiruka n'ibyirutse gusa. Positive ni ukwiruka n'ibyirutse gusa ngo abantu birutse berekeje hirya iriya ngo nawe kubera ko utarimo kwerekeza hirya iyo ngiyo ngo banangura pinga. So aho mwahereye mwiruka mugeze mwiruka mugeze. So man, sinzi icyo ndi bugwongereho, ariko nyina umuntu afite ibintu byinshi. Koze nkanjye hari ibintu byinshi abantu bagiye bavuga tu ngo Adams ni umusinzi. Genda urebe papa wawe, urebe nanjye ngiye mfite imyaka 50. We banza wihereho wirebe ukuntu usa. Ihereho urebe ukuntu usa. Cyangwa utekereza ko ari ukubera kamera nziza tuzahure ubibone ko atari ikibazo cya kamera. Genda urebe papa wawe utari umusinzi noneho we wirebe utari umusinzi, urebe ukuntu usa. Shimira Imana kubera ko abantu hari igihe abantu agoye mbere ibintu byinshi. So inama nakugira niba utanywa ibiyobyabwenge, gira wivuduka ujye kurega uvuge ngo Adams yambwiye ngo ndi stupid, ngo yavuze ngo ndi imbesire. Turabanza tujye kwa muganga nako hariya kuri forensic hariya bapima ibiyobyabwenge, tubanze turebe niba ikintu kirimo kukwirukansa kuvuga ayo mafuti niba atari ibiyo kimwe mu biyobyabwenge bihari. Basanga wenda ari nazo swingi umuntu aba yibereye aho ngaho, warangiza ngo ariko Adams arapinga. Adams arapinga man. Adams arapinga agakora ahantu hamwe akahava akajya ahandi, akahava akajya ahandi, akahava akajya ahandi. Ariko Adams isereri uzakomeza amafuti yawe, subingira ngo isereri ntabwo izakomeza ikuzonge. Kandekera aho ngaho, ariko agatanga icyo nabasaba ni ukubahana. Tunabibabwiye nta muntu ntinya uwo ari we wese utuye munsi y'ijuru, uwo ari we wese
ntabe rwose, ariko bose ndabubaha, buri muntu wese uhari ndamwubaha, uwo ari we wese uri hano ndamwubaha. Ariko nta n'umwe niba kubera ko nta kintu wakora iki se? Ushobora kuvuga ngo abantu bavuga bikarakasa gusa ngo urabona nakujyana he, nagukoreye ibi, hanyuma se finally tekereza ko ari urahari burundu, none urabikora hanyuma wowe uhagume burundu, hanyuma se urabikora mu kihe gihugu se? Hano mu Rwanda. Okay, sawa, numara kubikora se bona abantu bava hasi bakajya hejuru, twabona abandi bava hejuru bakajya hasi. So ntabwo ushobora kumwangisha ngo urabona urareba, as long as ibyo nkubwira nabikubwiye ko mbifitiye facts. Nakubwiye ngo hari abahasi, hari abahanzi, hari za Sagihobe barahari, hari n'abandi babavuza nduri ngoma amashyi nkunda rubyino, ushobora gusanga abo ngabo benshi. You are there, maybe nanjye niho ndi, maybe nanjye niho ndi, cyangwa se ni naho ndi kugira ngo basi bigushimishe wumve ko turi mu kigero kimwe tujyanirana, haza ubugoryi twese tukirukira muri ubwo bugoryi. Bakubwira ibintu birimo ubwenge paka bigeze naho batubwira ngo ushaka guhisha umuntu ikintu gishyira mu nyandiko, kandi nawe ukumva ko koko ari byo gusoma wapi, ni radiyo urunwa ibihuha gusa, bambwiye ugakurikira ibyo ngibyo byonyine. So cyo nababwira cyo Adams, niba hari ubundi buryo buhari bushyashya bwo kurwanya uzabukore. Ibindi byabaye imbere byararangiye, ibyo ngibyo nta kintu bigejeje kuri ba nyirabyo. Nabwiye ko hari abahashi benshi cyane, hari abahanzi, hari abanyamakuru, hari amadebe, hari imihirimbiri, hari all that. Amadebe ntabwo ari igihe wabivuze, imihirimbiri si igihe wabivuze. Wenda kuba nemera ko ababivuze ari abahanga, ntabwo wemera nyakwigendera Jay Polly niwe wavuze amadebe, ntabwo wemera Senateri Vode niwe wavuze imihirimbiri. So genda inde wo kubahakanya abo ngabo. Hari amasagihobe yandi menshi cyane, hari nkunda rubyino, iryo jambo si igihe warizanye, hari ibiki bindira. Well, ibirenze kuri ibyo ngibyo, niba wumva ufite ikibazo go ahead. Niba wumva sinzi gusa you just give me some time, you just forget about me, as simple as that. Because ibirenze kuri ibyo ngibyo nabibabwiye, abantu bose bari muri music umwe nyuma y'undi, abo ngabo bose bitwa ngo ni abantu bakaze, bose hafi ya bose ndatekereza The Ben ariwe mukuru, akaza noneho abandi bato wenda Senderi, ba Dani Vumbi, kumanura abo ngabo kugeza kuri izi ngizi zindi zikora akaririmbo kamwe, aka kabiri zikaba zirimo kwiyoyomesha iyo ngiyo, kora akaririmbo kamwe kandi ukajya kugakorera muri rehab, kugeza kuri izo ngizo hafi ya bose bafiteho data zabo tu, ibyiza byinshi cyane. Abafite amafuti nayo nayabazwi tu, ntabwo ari igihe wababwiye kuba abasitari. So we wumva uwo ari wese ushaka kuvuga ngo wowe gusa wenyine wenda azababera urugero abandi, njye nta rugero najya kubaha. Uruhe rugero se? Ibyo bagerageje byose byarabananiye. Ari ukuvuga ngo Adams ntabwo ari umunyarwanda. Sawa, none ntabwo ndi umunyarwanda, niba ikinyarwanda bisobanura ururimi, well iki ngiki ndabivuga gutyo ko ubyumva, ni gutyo mbivuga. Icyo nzi cyo nuko atari igihe watumye mvukira hanze y'igihugu, hari n'abandi bakivukiyemo badafite ikintu basobanuye biri aho ngaho gusa, hari n'abandi bavukiye hanze bafite ikintu bamariye igihugu, hari gutyo. Ibyo byararangiye, hazamo izindi kata ngo bagiye gufungisha umuntu bya burundu, nabyo byararangiye. Noneho hari ukuvuga ngo Adams arapinga, ntabwo ashobora kukwereka ikintu yapinze, ariko hari aho ngaho ngo ariko Adams arapinga, Adams arangana. Wowe urya ruswa kugira ngo ukine indirimbo runaka cyangwa kugira ngo uvuge ko umuntu ari umuntu ukaze, ibyo nibyo byitwa kuzamura cyangwa gukunda igihugu. Kuba usaba kuryamana n'abakobwa kugira ngo ukine indirimbo zabo cyangwa kugira ngo ukore ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose,
ibyo nibyo byitwa gukunda igihugu. Tureke muri music yonyine, tugiye n'ahandi mu bintu byinshi. Adams uvuga nabi, so kuvuga neza no kugira gute, no kubwira ibyo ushaka kumva. Hari abantu benshi bashobora kubikubwira ibyo ngibyo, nk'amamashi zirahari, inkunda rubyino zirahari. Just go there, genda wumva ibyo ushaka kumva, just forget about me. Hanyuma ku bantu bakata utuntu wenda baba bakuye ahantu, ugakata akantu ukakata uko wumva ubishaka, ukakajyana iyo wumva ushaka. It's up to you, we kora ibyo ushaka tu. Niba itari ibyo ngibyo ushobora kubikora kandi, and then finally bigende gute se. So katurekera aho ngaho, story ni ndende ntabwo zishobora kurangira, ariko umva ashaka n'izindi, it's all good. Gusa niyamya abantu bavuga ko dupinga abantu, ko mpinga, niyamya abantu ingeri nyinshi cyane. Niyamya abantu bumva ko aribo bantu bakaze, because nta mikari iri hari. What are you? Igiki se noneho wajya muri entertainment ngo ni urenze cyane. Niwumva hari umuntu navuze private life ye, uzamenye ko nanduranye. Ariko niwumva navuze ikintu wowe ubwawe ushaka kwerekana, ariko ushaka kubesha abantu, actually nayibabwiye, igihe niba nshobora gufata umwanya ndi umuntu umwe nkavuga ibintu bikababaza abantu benshi, mwafashe umwanya mukareka kubyumva. 1 2 mwafatanyije muri abo benshi, muri icyo gihiriri cya mwese mwafatanyije mukabinyomoza, cyangwa mufatanye nanjye mugende muvuga ibibi byanjye, koko nabyo birahari, utangira ngo ntabwo biba bihari, biba byuzuye ahubwo byinshi cyane. Mufatanye noneho muri izo nkunda rubyino, abahashi banyu, izo ngizo ngo ni za producer zose, izo ngizo noneho abahanzi bo mubashyire ku ruhande, koze barahari, aba producer nabo barahari, ntabwo nigeze mbavuga ariko barahari, abanyamakuru nabo barahari. Muri aho ngaho utangira ngo barahari benshi cyane, abanyamakuru barahari, aba producer barahari, namwe inkoma mashini nkunda rubyino murahari. Mubona 100%, wenda kano ngasorezeho, mubona 100%, ubundi 95% nta kintu baba bazi, baba bari aho ngaho gusa ari ba nyamugiyo bigiye, ihene, intama n'ubungwinyi. No munsi ni ku cyumweru cyangwa se buri ku cyumweru bajyayo bakajya kubwiga ukuntu ari intama, nabo bakabira gusa ngo turi intama koko. Well, ntabwo ari mu nsengero gusa bemera ko ari intama, no hanze yaho bari intama tu, 95% bari intama. Nshobora kuba nanjye ndimo aho ngaho. 4% baba basobanutse, baba bazi ikintu, baba bazi ngo ibintu birava hano nyine mu magambo, baba bazi wagwan, babizi iyo biva n'iyo bijya. 4% hakazamo 1, kandi iriya 4% ishobora kurabura 95% kugira ngo bave mu buyobe, bave mu kwiruka kwera ko ibintu byiruka gusa. Hakazamo 1% rero niba abandi baba babifitemo inyungu nyinshi cyane, bakoresha babandi 4% kugira ngo bakomeze guhobagiza 95%. Sinzi rero ahantu uri muri 1%, ni uri muri 4%, ariko kubera ko mukunda ubwinshi bw'ibintu gusa, byari byose uri muri 95%. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi kwa 95% n'abantu benshi, ariko hari na 4%. Nizere ko nawe uzayibarizwamo n'ubishaka. None uje no muri 1%, bibaye akarusho niho wabarizwa. Je sinzi ngo mbarizwa sinzi, ariko birashoboka cyane kubera ko abantu benshi bumva ko tungana, ubwo turi muri 95% kwa ko turi igihiririye. So iriya 4% uzashaka ukuntu tuyijyamo, noneho 1% yo byaba akarusho. Anyway, enjoy, have a good time. Adams on air 250 host, DJ Adams. Kuri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, hose aho ngaho. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, niba wababaye baye gusa no, because hari abantu bavuga nyine kubera ko bafite icyo kuvuga, n'abandi bavuga kubera ko bagomba kuvuga. Hitamo muri ibyo ngibyo. Ariko niba uri nkunda rubyino, iri iyo ngibyo idafite ikivuze n'ikitwaye, mbese ntacyo yica, nta kikiza, nta kintu ndi bukubwire.
ariko niba uzi ko uri umuntu uvuga ukabisha abantu benshi cyane, just cross the border, ambukaho gatoya duhurire hagati. Anyway, have a good time and enjoy your day. Ibihe byiza cyane.